Reka tubanze tubasuze mwebwe muri gukurikirana ibiganiro byacu bibira no kuri Lengo TV, ndetse tuboneraho no kubifuriza kugubwa neza. Uyu ni wa mwanya tugenda tubanyuriramo amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Reka n'ubundi twigarukire cyane cyane muri politike, turebe ese biri kugenda bite. Kugeza aka kanya ikibazo cy'umuhora wa Hormuz gikomeje guteza urujijo ndetse n'impaka zikomeye cyane. Uko bwije nuko bukeye bigenda bifata indi ntera nyuma yaho ibiganiro bikomeje kunanirana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani. Nta gahenge na gatoya kari kugaragara ku mpande zombi. Aka kanya turi kuvugana mu makuru, Donald Trump wenyine yitangarije yavuze ko agiye gufunga burundu uyu muhora wa Hormuz maze ukagenzurwa na Amerika. Ibikorwa byose bijyanye n'ubucuruzi byahanyuraga, bijyanye n'amapetroli aca muri uno muhora n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi, cyane cyane nkubwira ko hano abantu baba bari kwibaza ngo ubundi uno muhora wa Hormuz umariye iki Irani, umariye iki Amerika kuba yawufunga. Icyo nakubwira cyo nuko mu gihe cyose uno muhora wa Hormuz waba ufunzwe burundu, Amerika ibashije kubigeraho, nubwo bigikomeye cyane kubera ko ntago Irani iri buze kwemerera Amerika uko byagenda kose ifunga burundu uno muhora, kubera ko hari igice kinini aka kanya kigenzurwa na Iran ndetse n'ikindi gice kigenzurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero aka kanya icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwifuza kugeraho nuko zifuza gufunga burundu uyu muhora, ariko noneho mu bitugu bya Amerika hakaza Ubushinwa buri kugenda buvuga ati Amerika rwose ni wibeshya ugafata uno muhora ukawufunga burundu, natwe ikintu turi buze gukora ni kimwe. Icyo Ubushinwa rero buri bukore ni iki? Nuko ku mugaragaro bushaka ko Amerika mu gihe cyose yabiteye intambwe zo gufunga no muhora bwahita bushyira hanze no gufasha Irani mu bijyanye n'intwaro, mu bijyanye n'ubwirinzi. Kandi Irani koko yabitsinze igitego cy'umutwe mu gihe cyose Ubushinwa bwarekura ubufasha buhagije kugira ngo bufashe Irani, kubera ko Ubushinwa mu gihe cyose bwaba bwinjiyemo bugashiramo imbaraga zihagije, Irani rwose yaba iri kugenda yongererwa imbaraga, kubera ko uno muhora icyambere kimwe Ubushinwa buhanyuza ibicuruzwa byinshi cyane, kandi ibijyanye n'amavuta ava muri Irani yaca hano, ndetse na hano wibuke ko muri uyu muhora n'ubundi ntago ari Ubushinwa gusa buhakura inyungu, kubera ko buriya n'Ubuhinde buhanyuza ibicuruzwa byabwo, kandi wibuke Ubuhinde ni inshuti ya Amerika cyane. So rero niyo mpamvu Donald Trump yaje gutangaza ko batari buze gufunga 100% no muhora, bari buze kureka ibikorwa by'Ubushinwa bigakomeza gukorwa, ubucuruzi bugakomeza bw'Ubushinwa, kubera ko Umushinwa buhiya ntago avugira hanze, ariko mw'imbere abari kugenda kudonda gake gakeya akumvisha ko byanga byakunda ibyo uri buze gukora biri buze kukugiraho ingaruka. Utibwira ngo Donald Trump kuba yafata umwanzuro wo kutaza gufunga burundu uno muhora, nubwo ari kuvuga ko ari buze kufunga. Aka kanya hari amato makeya yamaze kuhagera ari kugenzura igice kimwe cy'uyu muhora. Biravugwa neza ko ibindi bikoresho by'intambara biza gufasha Amerika gufunga hano bigenda bihagezwa nyine kugira ngo intego ya Trump ayigereho, ariko nabwo ku ruhande rwa Iran ntago iribuze kubyemera. Ukurikije nk'amakuru twabonaga, umuyobozi wa Irani yatangaje arimo akababaro ndetse n'uburakari bwinshi, aravuga ati twebwe
imyaka ibaye irenga 42 turi ku gitutu cy'ibihano bikomeye cyane twagiye dufatirwa n'isi, ariko ibyo byose nibyo twagiye dukuramo imbaraga tugakomeza kwiyubaka nka Irani kugeza aka kanya tukaba tutararimbuka nk'uko benshi bagiye babyifuza. Rero akaba atangaza ko nubwo Amerika yagera ku nzozi zayo zo gufunga umuhora wa Hormuz burundu, bo nta kibazo na gitoya bibateriye kubera ko n'ubundi nta gishya bagiye kubibonamo, n'ubundi babaye mu bihano barabimenyereye, kandi bavuga yuko nta ngaruka byabagiraho za danje. Gusa buriya ntago zabura kubera ko nk'aka kanya igice kiri kugenzurwa na Irani muri muhora wa Hormuz, n'ubundi usanga ikintu ibiri kungukiramo aka kanya kuri ubu ngubu tuvugana nuko ukeneye gutambuka baragusoresha then ukikomereza. Ariko mu gihe cyose Amerika yaba iri kugenzura muhora byuzuye, hari benshi babigiriramwe ingaruka mbi kubera ko Amerika nyine yakora ikijyanye na checking ihambaye cyane, ubwo nyine hajya hacu uwambaye cyangwa se uyemereye gutambuka. So rero ibi ngibi byose rero biri kugenda bivugwa, nago abantu benshi ntago bari kwemera ko Amerika yaza kugera kuri iki kintu, cyane cyane ko urumva ko already Ubushinwa bwamaze kubyivangamo, nubwo Amerika yo ivuga ko iri buze kuhashisa intwaro zose cyangwa se imbaraga zose zatuma muhora ufungwa burundu. Ariko nyuma yaho nabwo ukumva nyine Ubushinwa buri kuvuga buti twebwe ntago biri bukunde, ntago twakemera ko hantu hafungwa burundu. Ubwo rero ntago biri buze korohera Amerika cyane ko na Irani nayo uruhande iri kugenzura Amerika impamvu ikiri rufitiye ubwoba, bagiye bategamo ibisansu byinshi bitandukanye, kandi Amerika iracyagerageza kurwana no kubituritsa cyangwa se kubikura mu nzira, ariko nabwo ntago ibifiteho ubushobozi kubera ko buriya wakoze igisasu nyine ni nawe ubuzibanga ry'uburyo yahita gitegura byihuse cyangwa se ry'uburyo yakikura mu nzira. Ibyo rero nabyo biracyakoma mu nkokora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera ku nzozi zazo zo gufunga muhora wa Hormuz muri rusange. Ibi byose rero bikaba bigenda n'ubundi bigora Amerika kuba yagera ku mwanzuro nyirizina, gusa nabwo bitari buze kuyorohera pe, kuko nyine nujya kureba hano hantu harimo imbaraga zigiye zitandukanye, kandi zose buri wese aba ari kureba ku nyungu ziwe cyane. Uko byagenda kose Umushinwa we ntago ari buze kwemera kuba ubucuruzi bwiwe bwahagarikwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi na Amerika nayo irabizi ubushobozi bw'Umushinwa, nubwo yaba atari kuvuga ngo yerure, ariko Amerika nayo ibibizi neza ko ni mukeba we bahorana ku gitutu, mu gihe mu perezida w'Ubushinwa we ntago ari umuntu ukunda kuvuga byinshi buriya, ahubwo barakureba nyine akareba igishoboka kimwe nawe kiri buze kuza kugukora mu nkokora. Rero dukomeza no kuganira ku makuru akomeza nyine agenda avugwa n'ingaruka z'ibi bikorwa byose biri kubera hano mu muhora wa Hormuz. Already nkuko mwagiye munabibona no ku matangazo yaba na hano mu Rwanda, wabonye ko ibiciro by'ibikomoka kuri petroli byongeye kuzamuka. Ibi byose utibwira ngo ni ibintu bigenda byikora gutyo, ibi byose ni ingaruka zo kuba kano gace karimo intambara, kano gace uburyo petroli yatambukaga. No kuvuga ngo aka kanya ingaruka zo kuba Amerika iri kwivanga muri uyu muhora wa Hormuz nizo ziri kugenda zigera kuri ibi bihugu byose, ukabona ibiciro by'ibikomoka kuri petroli bikomeje kuzamuka. Nk'ubu no kuvuga ngo Amerika uko igenda ihafata byanga byakunda biraza gukomeza kurushaho kwiyongera, kuko ntago biri buze gusubira hasi. Urumva nyine uburyo bwo korohereza abacuruzi cyangwa se ubucuruzi bukorerwa muri uyu muhora buraba bukomeje kugenda
burushaho gukomezwa cyane kubera ko Amerika niba iri kuhagenzura ntabwo iri buze kwemerera buri wese atambuka uko yiboneye, ahubwo nayo irabiri gukoresha nyine imbaraga zo kugira ngo ibashe kubona ibyibona kubera ko nicyo cyifuzo cyayo, ariko inagera ku ntsinzi yayo kugira ngo Irani isubize hasi burundu, cyane cyane ko Irani aka kanya tuvugana ukuri nuko Irani buriya nubwo abantu benshi batagenda babona nyirizina amafoto y'uburyo Irani imwe imbere imeze, ariko Irani yarashegeshwe cyane, Irani yarasenywe bihagije, Irani ahubwo sinzi imbaraga ahantu izikura kubera ko ukurikije uburyo Irani yagiraswa yagiye yatakwa ubwabyo ntago yakagombye kuba ikiri no guhumeka ngo inashiremwe imbaraga mu bikorwa by'intambara nk'uko ikomeje guhatiriza no gukomeza guhangana n'ibi bihugu by'ibikomerezwa bikomeje kuyataka, ariko yakomeje kwihagararaho cyane. Gusa nyine ibi byose bikagenda biteza nyine ingaruka zikomakomeye kuko barakubwira ko byonyine kugeza ubu ngubu nimba twatwita ya n'utugunguru turenga hafi miliyoni tuba twakumiriwe gutambuka, kandi ibi ngibi nibyo nyine bigenda bigira ingaruka ku isi yose muri rusange, kuko urumva nimba gutambutsa amavuta muri uyu muhora bikomeje kugorana, ubwabyo ni ikintu nyine kitari buze gutuma ubucuruzi bworoha. Ibituruka kuri peteroli biraza gukomeza bizamuke, ubu ngubu byazamutse n'ejo kandi abantu n'ubundi baraza kwitega ko bizamuka. Gusa nubwo bimeze gutyo, ibiganiro hagati ya Irani na Amerika byo biracyakomeje, nubwo ubwo baheruka mu biganiro bitarangiye neza kuko byarangiye bashwanye bikomeye cyane, ndetse ibi bikaba byaradindije nyine kugera ku mwanzuro nyawo. Ariko aka kanya nk'uko bikomeje gutangazwa n'umuhuza nyine uri gufasha bino bihugu kuba byagirana ibiganiro ariyo Pakistan, bo mu bikari bakomeje kugenda bavugana kugira ngo barebe igisubizo cya nyacyo cyagerwaho, aricyo natwe twese tugiye dutegereje kubera ko byaba ari byiza cyane iyi ntambara ihagaze, kubera ko ntabwo iri kugira ingaruka gusa ku banya Irani cyangwa se n'abantu baturaniye uriya muhora, ahubwo biri kugira ingaruka ku isi yose, kuko aka kanya tuvugana n'umunyamerika ingaruka zatangiye kumugeraho bifatika cyane, kubera ko already umunyamerika yatangiye gutaka ko ibiciro by'ibiribwa nabyo byazamutse cyane, ibintu bitigeze bibaho mu mateka ya Amerika, kuko buriya ikijyanye n'imibereho myiza y'umuturage w'umunyamerika cyangwa se uba muri Amerika cyari gishizwe imbere. Ariko aka kanya tuvugana abanyamerika icyo kurya nacyo cyazamutse, ibiribwa ku isoko ndakubwiza ukuri hari guhaha nyine uwishoboye, ibintu bitigeze bibaho ndetse bitanashyigikiwe n'abaturage ba Amerika cyane ko batari biteze ko ibi bintu byababaho. Niyo mpamvu rero byanga byakunda icyo Amerika cyose yakora iri kurwana no gushaka igisubizo cyatuma ino ntambara ihagarara, ariko bitari buze kuborohera kuko Irani nayo buriya nyuma yo gushegeshwa bihagije wagiye wumva ibyo yagiye itangaza ivuga ko ikeneye kuba yagira ibyo yishyurwa cyane kugira ngo nayo ihagarike intambara, kuko ntago aka kanya Irani nta kiri kuramira, ahubwo ikiri kureba ni icyatuma nyine ikomeza guhumeka, kandi nabwo nirekura ikavuga ngo irahagaze sinzi ko biri buyorohere. Niyo mpamvu ikomeje kwihagararaho no gukomeza kurwana. Aya niyo makuru twari tubafitiye mu biri kuvugwa hano. Icyo nakubwira cyo nuko nyine ibiganiro byo birakomeje, gusa Amerika nyine nayo iri gukomeza gutegura, yifuza ko byibura ibijyanye n'uburinzi cyangwa se imbaraga zose zabafasha gukontorora uno muhora wa Hormuz zihagezwa vuba kugira ngo babashe gukomeza kuwugira mu biganza byabo. Nubwo nyine nkuko nagiye mbikubwira n'Ubushinwa nabwo buri inyuma buvuga buti nyabona ntago biri bukorohere Amerika, kandi koko Trump nawe akaba yamaze gutangaza ko ari
bureke ibikorwa by'Ubushinwa cyangwa se ubucuruzi, amato y'Ubushinwa yo agakomeza gukora ubucuruzi bwabyo kugira ngo ataza kugirana ikibazo gikomeye n'Ubushinwa. Nuko rero byifashe nuko bimeze. Reka tubifurize gukomeza kugubwa neza no gukomeza gukurikirana updates zacu. Mu kanya ngiye kubakorera ayandi makuru agezweho ari kugenda avugwa, tugende turebera hamwe ubundi bimeze bite. Reka nze mbabwire mu kanya kuri Donald Trump ibiri kumubaho, muraza kumirwa. Reka mbifurize kugubwa neza, ndabakunda. Nge nitwa Masifa, ninge wabagezagaho aya makuru agezweho. Thank you, ciao.